urashaka gukorera amafaranga wifashishije AI. Uyu munsi ngiye kukwereka niuza business enye ushobora gukora wifashishije AI. Mu magambo AI nyine ikakubera tool. Byari bigoye kera ariko uyu munsi nyine bikaba byoroshye kuba wagira ute wabikora. Muri video nuza no gucika ndibuza no kuza kuguha agahint ukuntu ushobora kuba successful muri business. Maze imyaka 8 nkora business, bivuze ko hari akantu k'akeregeshwa nshobora kuba sangiza. Twagiye business ya mbere ushobora gukora wifashishije AI. Nabivuze ngo AI igakubera nyine tool, igikoresho cyangwa se nyine ukayifashisha muri yo business. Business ya mbere ni ugutangira newspaper website. Wabyuze neza ikinyamakuru nka bino bita Igihe, Inyarwanda, gukoresha nka bino bwiza z'ibino binyamakuru. Wowe ushobora kuba nawe wagitangira. Nawe ukeneye no abanyamakuru badanje kubera ko wifashishije AI nka ChatGPT, izo naberetse nka za Manus n'izindi zigiye zitandukanye zishobora kugufasha kwandika inkuru neza cyane nka biriya binyamakuru. Noneho wifashishije AI bita Perplexity, muze kuza kubiba nayo nayibetse. Ishobora kugenda online ikagukorera research, ikagushakira amakuru agezweho, yarangiza ikagukorera inkuru yawe y'umwimerere. So rero niba wiyumvamo kuba watangira ikinyamakuru cya online, rwose AI zagufasha cyane. Ikinyamakuru cyunguka ute? Ikinyamakuru byo cyunguka uburyo bwa mbere bwizewe n'uburyo bwa Google AdSense. Iyo umaze kugira ikinyamakuru cyawe gifite inkuru nziza zanditse neza, uhita ko applying kuri Google ikaba yaguha AdSense. Yarangiza ikazagicishamo amatangazo muri za nkuru zawe, warangiza ukabona amafaranga. Nk'urugero musuri ikinyamakuru bita mucuruzi.com. Mucuruzi.com waza gusanga harimo huzuyemo amatangazo ya Google. Buriya nibwo buryo abonamo amafaranga. Mugiye muzasure niyo bita umuryango.rw, muzasure n'inyarwanda nabo babona amafaranga mu buryo bwa Google AdSense. Yo ikinyamakuru cyawe gisurwa neza, ni uzubona nk'aba views 2,000 cyangwa 3 ku munsi, uba like wabona amadolari hagati ya 5 n'icumi. Ntago ari amafaranga makeya. So niba rero ushaka kwiga kwibakira ikinyamakuru, hari challenge natanze y'iminsi 7 video, murazibona. Ndaza gutanga link muri description, muze kuza kuzireba. Ni video 7 ushobora kujoininga WhatsApp group nakoze ibijyanye n'abana ni challenge, tukagera dufashanya ukawatangira ikinyamakuru cyawe cya online. Ushobora kuyitangira for free, ariko expense ushobora gushyiraho ni amadolari 19, bango almost 19 y'Abanyarwanda kugira ngo ugure domain name gusa. So, niba rero ukeneye inyunganizi cyangwa se niba ukeneye ubujyana mu buryo buri deep ku bijyanye n'ikinyamakuru, wandeba kuko nge ndi expert mu kubaka ibintu by'ama website. Maze imyaka 7 ayo business dukora yo kubakira abantu ama website. So indi business ya kabiri, graphic design. Graphic design ubungu ama AI mesh nabikoze ku ma video, muze gusubira muri ama video nakoze yuko ushobora gukora graphic. ChatGPT yagukorera graphic, ari iyo bita Google FX yagukorera graphic, Manus yagukorera graphic n'izindi zitandukanye. Ushobora gutangira aka business yo kuza gukora abantu ama graphic design, bano abantu bakora muri tourism, bano banakora abantu bakata amatiki y'indege, ama NGO bije bagiye batandukanye bakeneye graphic zimeze neza. Rero ushobora gutangira umwihariko kw'ibyo bintu, ugatangira wubakira abantu graphic. Ubumenyi ukeneye gusa nuko kumenya ngo ese graphic nziza imeze ute, ese ni gute muza amabara, ni gute uko tunuka twiga n'utuntu wiga, warangiza wifashishije AI, kuko izi AI kintu zizagufasha no gukora nyine ibyo uzibwiye. Ishaka kuvuga ko nuziya instruction nabi bizagira ute, biza kugora kugira ngo graphic zimeze neza. Mbere yuko rero nkomeza, hari gift mbafitiye. Gera muri description hari agatabo nanditse n'ubuntu ngatangira
kakwigisha uburyo uganira neza na AI. Guy, ntago nkishyuza, ni ubuntu, waza ukabona mukadownloading mugasome. Ni uburyo butandatu bwabaye proven uburyo umuntu aganira na AI. So genda mukadownloading, inshuti yanjye, ndashaka kumenya ubumenyi, ugira ubumenyi buhagije kuri AI, kuko nutagira ubumenyi bizagura ko ibi byose ndi kuvuga wayibyazamo umusaruro. Twagiye indi business wakora yagutanya guha amafaranga ni gukora social media marketing. Izi AI zigufasha gukora icyo twita content share ku ma social media, zigufasha kumenya trend zigezweho, zigufasha kumenya ibintu bigiye bitandukanye wakifashisha muri marketing kuri AI, muri marketing kuri social media. Rero izi AI zaba umukozi mwiza, zaba assistant mwiza mu kubyaza umusaruro izi social media. Rero utangiye akazi ukaba umwihariko ko ufasha abantu kubyaza umusaruro internet, ari kubafasha muri digital marketing, muri social media marketing, I'm telling you the truth, AI yagufasha cyane. In the business watangira, niba ukunda kwandika, ukaba uri umuntu ukunda gusangiza abantu inyandiko, watangira kwandika e-books mu dutabo dutoya. Udutabo ushobora kwigisha abantu kubijyanye n'amafaranga, ushobora kwandika udutabo kubijyanye na cryptocurrency, ushobora kwandika udutabo kubijyanye na business bigiye bitandukanye. Gusa icyo ugomba kwibuka nuko ntago abantu nowadays bagikunda gusoma ibintu binini cyane. Ufatanye na nk'igitabo nk'iki gifite page 200 ngo cyandike, oya, ushobora kwandika agatabo gatoya, udutabo ngutu dutoya twa page 50-60, utunguta abantu bashobora kugira ute, bashobora kutugura. Ikindi kintu ushobora kuba titisha sama hanga nagana bagikunda gusoma, nagana bakunda gusoma ibyo bintu by'ibitabo rwose ntago bikigezweho. Ya uri uburyo turemye, hari abantu batatu uburyo twiga. Hari abantu biga ari uko basomye. Ewa nawe uza kwirebaho, ari umuntu kuba ewana ibyo uri kumbwira byose niba nta hantu nabisomye ntabwo nabyizera. Abo babita aba visual runner, nanjye ubwanjye burandi visual runner, niga soma. Niyo mpamvu iyo nari gusoma mu gitabo mba nubanye ntari kubona amakuru ahagije. Aba visual runner ni benshi cyane, iyo ubandikiye mu bitabo baragira ute, barabigura. So ikindi cya kabiri, abantu biga nyine mu buryo bwo kumva, nk'uko nyine kuri YouTube na hehe, nabo barahari. Ariko icyo gitabo waba ubyandikiye abantu biga bagira ute, biga basoma. Niyo mpamvu ntucike intege rwose, ibyo bintu ntabwo wabura kubura abakiriya. Birumvikana nyine bizagusaba igihe runaka kugira ngo utangire ubyaze umusaruro ibyo e-books zawe. Bizagusaba nyine gukora marketing, izagusaba nyine kumara igihe. Iyo nshaka kukubwira nuko nyine izi AI zagufasha kwandika ibitabo. Ibyo byagiye gufata nk'amezi 3-5 mu cyumweru kimwe, AI yayigufasha kwandika icyo gitabo. Ariko kibuka ko AI ntabwo ariyo izaguha mayida, ahubwo AI izagufasha kwihutisha iyo process. Nugenda ugatanga mayide gusa AI, nshuti yanjye, uzaba ugize ute, uzaba waswase, ntabwo abantu bazakora ibitabo byawe. AI ni assistant, AI ni umufasha, AI ntabwo ari master wawe. Making sure ko uzaba uri gukoresha ama ide yawe. So nkuko nabasezeranyije, maze imyaka 7 muri business, maze imyaka 7 nkorera online, maze nibyo bintunze, nibyo byanyishyuye masters, nibyo nyine ibi byose mubona, ibyo nabamfite byose ni nabikuye nyine gukorera kuri internet. Rero ibanga nabibira, ibanga rya mbere ni gukora ikintu kimwe, inshuti yanjye, ugahozaho mpaka ugize ute ubaye expert ku icyo kintu. Niba utari expert ku icyo kintu ntabwo byakunda. Hari abantu ajya mu kintu kimwe akajya mu kindi, akajya mu kindi, buri munsi agahinduranya, ntabwo ushobora kuba successful online. Gusa nabyumva uri gutangira utarafatisha, ni byiza kugerageza ibintu byinshi cyane kugeza igihe uzagera ku kintu wumva ukunda, wumva wiyumvamo. Ariko ibanga ni ugushaka ikintu kimwe, ubaho umu expert. Ikindi cya kabiri, ibanga naje gusanga kugira ngo ube successful nawe by'umwego kino gihe, ni ugushaka kujya ibintu utangiye kubihera abantu ubuntu.
tangira ukora ama e-books yahera abantu ubuntu ikinyamakuru cyawe ureka abantu bagisome nta bintu bya daniro bashyizeho ngo urimo urabishyuza reka ufata ushaka abantu kuri social media for free utangira ukorera abantu for free bizagira abantu bazagera bakurangira abandi ikindi nuguhozaho nshuti zanjye bajya bavuga ngo iyo nta gishoro ufite ni wowe uba uri igishoro rero shyiramo ingufu bizagira ute bizakunda bye bye uyindisha Sam ndabakunda cyane.